iri yerekwa nagize ryari iri ngiri, nagiye kubona mbona ngiye mu isoko nshakamo ikintu cyiswe umuceri na kawunga ndabibura, ariko cyane cyane uko nabonaga ndi kugenda nshaka umuceri, kandi ubwo nabonaga umuceri nabonaga ndi kugenda nshaka umuceri w'umutanzaniya. Hanyuma nagiye ahambere mageze nsanga nta muceri uhari, warashize burundu, kandi nabonagaho najyaga ari ahantu baranguza. Njya ha kabiri naho ngezeyo nsanga umuceri warashize burundu. Njya ha gatatu naho mageze nsanga umuceri naho warashize, nta muceri uhari. Ubwo nakomezaga kugenda nagiye kubona kandi mbona ngize iyerekwa, mbona abana barimo kurira. Hanyuma uko nabonaga abana barimo kurira, nabonaga ababyeyi babo bari kugenda boza ibyombo babibika. Ngira ngo wenda ni ukubyoza nk'uko bisanzwe yuko ibyombo byozwa byarangiza bikanabikwa nk'uko bisanzwe. Hanyuma ariko naje gusanga atari ko byari bimeze, kuko nagiye kumva kandi nanone numva ijwi. Kanongere mbisubiremo. Ijwi ryambwiye ngo nimbabwire ngo hagiye gutera inzara mbi cyane. Ubwo numvaga iryo jwi ryambwiye ngo kandi ufate isafuriya, ufate ikirushe, ufate ikimamiyo, n'iki ngiki ari cyo kimamiyo, hanyuma ufate n'isahane, ubwire abantu bose. Shira ubuzima buzima, shira amagara mazima. Waba ufite indwara zakuzonze, barakuroze se, cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma? Tuvura diyabete, indwara y'umutima, kongera ingano y'igitsina, kunoza neza amabanga y'abashakanye, imihango idakama n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa kandi dukorana n'uburyo bwizewe kuko dukorana na diyalize. Abari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko igihugu waba uherereyemo icyo ari cyo cyose imiti tuyikugezaho. Ukeneye ubundi busobanuro wahamagara muganga kuri iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe. Amagara mazima, ubuzima buzima, iterambere ry'umuryango. Ndagushuhuje wowe inshuti muvandimwe, wowe ubana natwe ukurikira ijambo ry'Imana, ubuhanuzi ndetse n'ubundi butumwa Imana igenda inyuza. Ndagushuhuje kandi nkwifurije amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, wowe mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inyigisho n'ubuhanuzi binyura kuri chaîne yacu y'Abaheburayo TV. Amahoro y'Imana reka nkubwire ngo nabane nawe. Ndabizi mudukurikira muri benshi, yaba abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. Mwebwe mwese reka tubabwire ngo turabakunda, by'umwihariko abamaze kwiyandikisha, ndavuga bakoze subscribe. Imana y'amahoro igibaho umugisha, Kristo Yesu ntakibagirwe ineza mwagize yo gukora subscribe kuri chaîne yacu. Ndagira ngo uyu munsi mbabwire ko impamvu nyamukuru itumye nza kuri kamera ari uko Imana yampaye ubutumwa, kandi numva inshishikariza kugira ngo nze mutambutse. Yampaye ubutumwa, hanyuma sinabwirwa kubusengera njyenyine cyangwa se kuba nabukora njyenyine, ahubwo nsanga n'ubwacu twebwe twese, n'ubw'Abanyarwanda, n'ubw'abantu bakunda u Rwanda, n'ubw'inshuti z'Abanyarwanda. Hanyuma Imana inshishikariza kugira ngo nze kuza ntambutse ubutumwa, hanyuma uwumva akemera azakizwa, ariko uwanga akaguma inkota y'Uwiteka izamurya, uko niko ijambo ry'Imana rivuga. Nihuse rero ndagira ngo wenda mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, hanyuma
manze nsenge kugira ngo Imana ize kubana natwe muri kino kiganiro, kandi Imana ize kudushyigikira ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Mwami Imana yacu, so Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye, nkushimiye urukundo rwawe rwiza, kandi nkushimiye kugira neza kwawe, nkushimiye ko ubanye natwe bundi bushyashya, izina ryawe nirihimbazwe. Tugeze muri aka kanya, ndakwinginze ngo umwuka wera azabane natwe, kandi umwuka wera azatugenderere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Nk'uko mubimenyereye, amazina yanjye nitwa Ngoboka Miriam Theo, ndi umugabo, ndubatse, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Njya nkunda kubisobanura avuga ngo hari abavugabutumwa bwiza ariko butari ubwa Yesu Kristo. Njyewe rero ndi umuvugabutumwa bwiza ariko kandi bwa Yesu Kristo. Maze igihe kitari gitoya muri uyu murimo w'Imana, uko maze imyaka myinshi muri uyu murimo w'Imana, nagiye nkuhuriramo n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, nkuhuriramo n'intambara zigiye zitandukanye, ariko nanone Kristo arankomeza kugira ngo nkomeze nkore uyu murimo. Kristo Yesu arambumbatira, ncungira umutekano, aramfata. Hari n'ibyo yandinze kandi andinda kugira ngo nkunde nkore uyu murimo. Nta kindi kiba cyaratumye Kristo Yesu adusigaza. Icya mbere no kugira ngo dusigare dutunganye ibidatunganye. Ikindi cyatumye aturinda ni ukuturindira mu rukundo rwe. Rero nshimye Imana ko itandinze njyenyine, nawe wa munyarwanda we aho uri Imana yarakurinze. Impamvu mbivuze ngo nawe yarakurinze, Imana yarakurinze, urebye ubuzima wanyuzemo, urebye ko hari aho abandi baguye ariko Imana ikahakurindira, urebye ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko weho Imana ikakurinda, abagiye si uko Imana yari ibanze, ahubwo weho ifite impamvu yatumye igusigaza, ifite impamvu yatumye ikurinda. Rero icyo Imana yakurindiye kwari ukugira ngo uyihimbaze, kwari ukugira ngo uyinezeze, kwari ukugira ngo ukore imirimo myiza yatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari ibintu njya mbona bikambabaza, hari ibintu njya mbona nkanjye, ni njyewe ubwanjye bimbabaza, ariko nkabona birambabaje, nk'abantu batamenya ikintu cyatumye Imana ibarinda. Rimwe iyo abantu batamenya icyatumye Imana yima abandi ariko bo ikabaha. Impamvu mbivuze, niba uri kugenda mu modoka wibuke yuko atari weho wenyine ushaka iyo modoka, hari n'abandi bayishakaga, ariko Imana abari weho ihitamo, irangije iguha ubushobozi bwo kugira ngo iyo modoka uyigure. Abandi babura ubushobozi, nyamara atari uko badakora cyane, ahubwo weho iguha ubushobozi, iguha umugisha, kandi uyu mugisha uguhaye hari n'abandi uwo mugisha bawushakaga, hari n'abandi uwo mugisha bari bawukeneye. Irangije yo iragutoranya, igutoranya mu bandi, irangije iguha umugisha. Rero wakagombye kumenya, ese ni iyihe mpamvu Imana intoranyije mu bandi, yarangiza njyewe ikampa umugisha intoranyije mu bandi? Imana iguha kubyara, abandi ntibabyara, kandi bashatse nk'uko washatse, babaye abakobwa, bararambagizwa nk'uko warambagijwe. Rimwe na rimwe ushobora gusanga baranakoze ubukwe nk'uko nawe wabukoze, cyangwa se barakoze ubukwe utaranabukoze. Barangije Imana weho iragufata, iguha kubyara, bo irangije ntiyabaha kubyara. Hanyuma rero ibi bintu wakabihaye umwanya, ukabiha n'agaciro, ukavuga uti nyamara icyatumye Imana ibingibi impa kubyara abandi itabahaye kubyara, ukavuga uti byanga bikunze hari impamvu Imana yabikoze. Ikindi nujya ujya kubona ukabona wewe Imana yaguhaye kwiga, Imana iguha kwiga, Imana iguha akazi, ukagira ngo ni weho wari umuhanga kurusha abandi. Wibuke hari ababaye abahanga ariko ntibagira uburyo bwo kwiga. Ushoje ubona akazi, wibuke ko hari abatarabonye akazi nyamara nabo barize, ushobora gusanga baranize amashuri arenza yawe. Nanone ikindi, weho ntiwize,
weho ntiwize, ariko Imana irangije iguha gutera imbere, iguteza imbere mu buryo navuga ngo ni uburyo budasanzwe. Impamvu navuga ngo ni uburyo budasanzwe, iyo iragufashe, iragutoranyije, iguhaye gushinga bizinesi, nyamara abandi bo igihe barimo bashakishije icyo bakora ariko biranga, wewe Imana irangije iragutoranya, iravuga ngo byanga bikunze uyu we ngomba kumuha umugisha, hanyuma ubuzima bwe bukarushaho kugenda neza. Rero ibi byakakubereye ishimwe rikomeye, ukumva ukwiriye gushima Imana, ukumva ukwiye guhimbaza Imana, ukavuga uti Imana warakoze. Hari korali imwe yitwa Holy Nation, ni korali ya ADPR hariya mu Gatenga, yaririmbye indirimbo nziza iravuga ngo dusubije amaso inyuma, iravuga ngo dusubije amaso inyuma tutagira aho kuba, dusubije amaso inyuma tutagira aho kurara, dusubije amaso inyuma tutazi ko tuzashaka, dusubije amaso inyuma tutazi ko tuzabyara. Yaje iravuga ngo ariko Mana we waraturengeye. Imana yaraturengeye. Rero Banyarwanda, Imana yaraturengeye. Reka nongere mbisubiremo, Banyarwanda, Imana yaraturengeye. Iyo tugiye kubona tukabona turi mu gihugu cyiza, rimwe igihugu gifite amahoro, ibindi bihugu ugasanga nta mahoro arimo, harimo intambara. Hari ibihugu bifite intambara imaze imyaka irenga 30, hari ibihugu bifite intambara imaze imyaka irenga 10, ariko ukabona igihugu cyacu cy'u Rwanda ukabona dufite amahoro. Uragenda mu muhanda ntawe ugutangira, ntawe ugusagarira, uragenda ufite amafaranga muri envelope, cyangwa se niyo waba uyafite kuri banki ukaba uzi ngo amafaranga yanjye afitiwe umutekano. Uyu ni umunezero, nibyo Imana iba yarakoze ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abana bacu bariga, yaba udafite ubushobozi, yaba ufite ubushobozi, mwiga mu bigo bitandukanye, yego, kuko n'ubundi iteka ryose abantu ntibazareshya, ariko nanone nta wimwa amahirwe yo kwiga, Leta ibona yuko hariho abantu badafite ubushobozi, bashyiraho uburyo bwo kwiga, abana bacu bararya ku mashuri. Nawe yubishubije amaso inyuma uravuga uti uko biri igihugu cy'u Rwanda gifite iterambere kandi gifite amahoro, gifite uko kiri kwiyubaka. Rero mba mbivuze ngo dusubize amaso inyuma, njya mbwira abantu ngo nudasubiza amaso inyuma ngo urebe aho wavuye, biragoye kuzamenya naho uzajya. Iyo utazi aho uvuye n'inzira ikugeza aho ujya ntuyimenya. Ntabwo iri jambo ryumvishe, ariko ndaza kwihangana hanyuma ndivuge rimwe kandi nanone nongere ndisubiremo. Nari mvuze ngo iyo udashoboye gusubiza amaso inyuma ngo umenye aho wavuye, nanone kandi ntushobora kumenya inzira ikujyana aho ushaka kujya. Rimwe bisobanuye ngo ushobora no kuba utazi niyo ujya. Hanyuma dusubije amaso inyuma tukareba iby'Imana yakoze, tukareba iby'ubutwari yakoze, twakagombye kuvuga ngo Mana warakoze. Kabiri tukavuga ngo kandi uzaturinde. Mana amahoro itugirire neza. Aka ni akari gaciyemo, sinzi impamvu biba bije, ariko kandi nanone njya ntekereza yuko ibivuye mu bushake bw'Imana iteka iryo ari ryo ryose n'ubundi bafite icyo bishatse kuvuga, kandi ntekereza yuko atari ikibi ahubwo ari icyiza. Ndagira ngo munyemerere hanyuma mbere yuko twinjira muri message yacu nyirizina tubanze dusome ijambo ry'Imana. Nagira ngo munyemere tubanze dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6, turasoma dore ku murongo waho wa 24. Muraza kumbabarira, hari amagambo menshi ariko muraza kunyihanganira hanyuma tuyasome yose kuko aya ni message Imana yampaye. Hanyuma aravuze ngo ab'i Samariya bagotwa hatera inzara bararyana. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo zose, arazamuka atera i Samariya arahagota, maze i Samariya hatera inzara mbi cyane. Barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye
umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga yanjye cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati ubaye ute? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagenderaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati Elisa mwene Shafati narenza uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabije. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu ye yicaranye n'abatware. Nuko umwami amutumaho intumwa yo mu bahagaze imbere ye, ariko intumwa itaramugeraho Elisa abwira abo batware ati ntimureba ko uwo mwana w'umwicanyi atumye uwo kunca igihanga? Nuko intumwa niza muyikingirane mukomeze urugi. Mbese ntimwumva ibirenge bya shebuja ko aje amukurikiye? Nuko akivugana nabo, intumwa iraza imugeraho iramubwira iti umwami antumye ngo ibi byago byaturutse ku Uwiteka, aracyamwiringiraho iki? Ni aya magambo ngira ngo wenda ntago ndaza kuyasobanura kuko singiye kubwiriza, ahubwo ngiye gutambutsa message. Hanyuma iri joro nagize iyerekwa, ariko nk'uko nabibabwiye, hanyuma mpatirwa kuza gutambutsa iri yerekwa. Iri yerekwa nagize ryari iri ngiri. Nagiye kubona mbona ngiye mu isoko, hanyuma isoko maze kurijyamo nagiye nyura ku mabutike agiye atandukanye, nshakamo ikintu cyiswe umuceri na kawunga, ndabibura. Ariko cyane cyane uko nabonaga ndi kugenda nshaka umuceri, kandi ubwo nabonaga umuceri nabonaga ndi kugenda nshaka umuceri w'umutanzaniya. Hanyuma nagiye ahambere, mpageze nsanga nta muceri uhari, warashize burundu, kandi nabonagaho najyaga ari ahantu baranguza. Njya aha kabiri naho ngezeyo nsanga umuceri warashize burundu. Njya aha gatatu naho mpageze nsanga umuceri naho warashize, nta muceri uhari. Nagiye aha kane kuko nabonaga uko narindi kujya gushaka umuceri, nashakaga agafuka k'umuceri. Hanyuma mpasanga ibiro 6 by'umuceri, ariko nabwo ngiye kubaza ibyo biro 6 bambwira igiciro gihanitse cyane, ku buryo ngira ngo nk'ikiro n'inusu wenda cya amafaranga y'agafuka nakagombye guitanyagura nk'ikiro n'inusu cy'umuceri. Ubwo nakomezaga kugenda, nagiye kubona kandi mbona ngize iyerekwa, mbona abana barimo kurira. Hanyuma uko nabonaga abana barimo kurira, nabonaga ababyeyi babo bari kugenda boza ibyombo babibika.
ngira ngo wenda ni ukubyoza nk'uko bisanzwe yuko ibyombo byozwa byarangiza bikanabikwa nk'uko bisanzwe. Hanyuma ariko naje gusanga atari ko byari bimeze, kuko nagiye kumva kandi nanone numva ijwi ryambwiye ngo ninze mbwire abantu, by'umwihariko ubwo ndi kwibwirira abadukurikiye, byambwiye ngo ninze mbwire abantu. Ariko kandi nubwo mvuze ngo ndi kubwira abadukurikiye, ushobora kuba utadukurikiye, ariko ibi bintu byanga bikunze birareba abantu bagiye batandukanye. Hanyuma ijwi ryambwiye ngo nimbabwire ngo hagiye gutera inzara mbi cyane. Kanongere mbisubiremo. Ijwi ryambwiye ngo nimbabwire ngo hagiye gutera inzara mbi cyane. Hanyuma ubwo numvaga iryo jwi ryambwiye ngo kandi ufate isafuriya, ufate ikirushe, ufate ikimamiyo, niba iki ngiki ari cyo kimamiyo, hanyuma ufate n'isahane, ubwire abantu bose basengera amasafuriya, kugira ngo amasafuriya yabo atazaburamo ibyo kurya, kuko hagiye kuba inzara izatuma abantu badateka. Kanongere mbisubiremo. Hagiye gutera inzara ku buryo abantu bazamanika amasafuriya. Hagiye gutera inzara ku buryo uwaryaga ifiriti agiye kwibagirwa ko ifiriti ibaho. Hagiye gutera inzara inzira zajyaga zinyuramo umuceri zose zifungwe. Ntabivuga gutya ngo ubyumve nk'ibintu byoroshye. Ijwi ryambwiye ngo murire cyane muboroge. Buri muntu afata igihe asenga yirukana igihe cy'inzara. Buri muntu afata igihe asenge ahamagara Imana ihagarare mu nzira zinyuramo ibyo kurya, Imana igere mu mirima abanyarwanda bahinge kandi beze. Reka nongere mbisubiremo. Ijwi ryambwiye ngo murire kandi muboroge, musenge mwirukana inzara, mufate amasafuriya yanyu muyasengere, mwaturemo ko hatagomba kuburamo ibyo guteka, mufate abana banyu mubasengere, mubatureho ko batagomba kwicwa n'inzara, mufate aya masahane yanyu muyasengere, mwatureho ko atagomba kuburaho ibyo kurya, mufate ibimamiyo mubisengere, mwatureho ko bitagomba gusonga akawunga, ubugari no kuvanga ibindi biryo bitekeshwa n'imyuko ntabwo mbizi. Mufate ibirushe byanyu mubisengere, kuko nibitaba ibyo ngibyo hagiye gutera inzara, kandi ni inzara mbi cyane. Reka nongere mbisubiremo. Ibi bintu nyimara kubibona byanteye ubwoba, bintera n'agahinda, bintera n'umubabaro. Ibi bintu nyimara kubibona amarira yajenze mu maso, ariko nyibaza ikigomba gukorwa, numva ijwi rirambwiye ngo nimusenga mukarira,
Imana izabana namwe. Numva ijwi rimbwira ngo nimusenga mukarira nta nzara izagera mu Rwanda. Ijwi rirambwira ngo nimusenga nta kindi Imana ibasaba, nta kindi Imana ibasaba, irabasaba gusenga. Reka nongere mbisubiremo, nushaka ubyumve cyangwa ubireke, nushaka ubiha agaciro cyangwa urorere, nta kindi musabwa ni ugusenga. Kuko nk'ibisanzwe ibyo muhinga mukeza byonyine ntibyabatunga, ni ugusengera inzira zinyuramo ibyo kurya. Reka nongere mbisubiremo, n'ubusanzwe ibyo muhinga byonyine ntibyabatunga, ni ugusengera inzira zinyuramo ibyo kurya. Cyane cyane kubwo nashakaga umuceri, nabonaga umuceri w'umutanzaniya warabuze, ariko kandi si wo wonyine nabonaga, kuko nabonaga n'ibindi bicuruzwa bivanze nabyo ubwabyo bibura, nta byari biri mu mangazini no mu mabutike. Numva ngize umubabaro, numva ngize agahinda, ntangira kwibaza ngo Mana, ni iki twakoze? Ni iki gitumye ibi biba? Ni iki gitumye hatera inzara imeze gutya? Ntangira kugira umubabaro, naho naviriye muri iri yerekwa. Ngira ngo murumva ko nanarwaye, n'umubiri wanjye n'ubusanzwe ufite intege nkeya, ariko aho naviriye muri iri yerekwa nagize umubabaro, ngira agahinda, ndibaza ngo mbese ibi byagenda gute? Imana irambwira ngo nimusenge. Imana irambwira ngo mbwira abantu basenge, nta kindi. Inshuti z'Imana, nta gikuba cyacika mu Rwanda nimusenga, nta nzara yatera mu Rwanda nimusenga, muhumure nta byago byagera mu Rwanda nimusenga. Nimuhumure, Imana ikunda u Rwanda, nimuhumure, Imana ikunda Abanyarwanda, Imana ikunda Abanyarwandakazi. Niyo mpamvu ibituburiye ikavuga ngo nimusenge. Nimusenge, 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 nimusenge. Kandi namwe bahanuzi mwahanuye inzara, mwahanuye ko hagiye kuba inzara, mwahanuye ko hagiye gutera inzara. Namwe ubwanyu nimwiyiriza ubusa, nimwambara ubushwambagara, nimushaka Imana, nimuboroge, nimuhendahenda Imana, nimuterete Imana, kuko Imana irahendahendwa, kuko Imana yacu yemera guhendahendwa, nicyo cyiza cyayo. Muyihamagare, muyibwire, muyinginge, muyisabe. Muranyihanganira kubera yuko ndarwaye, ariko ntago nahera n'ubu buhanuzi, ntago nahera n'iyi mesaje, ntago nabyihererana. Numva nshaka kuburira abantu ngo nimusenge, nimusengere. Dore turi mu kwa cyenda, dore turi mu gihe cy'ihinga ry'ibishyimbo. Nimusenyere imvura igwi kandi igwira igihe. Dore amatariki yari arimo kugenda, ariko nimusenge, kuko iyi mvura n'ubundi itaguye mushobora gusanga inzara izamukiraho, wasanga ari nayo mpamvu Imana itanze mesaje. Niyo mpamvu mbinginze ngo nimusenge Banyarwanda, niyo mpamvu mbinginze ngo nimusenge Baturarwanda, niyo mpamvu mbinginze ngo nimusenge inshuti z'u Rwanda, ndabinginze ngo nimusenge. Gitare cy'Imana, reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu
hishemo umujinya w'Imana none ubu hishemo umujinya w'Imana amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binyiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinduka undi n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinduka undi ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura simfite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho niwo njyaniringira uwo wampfiriyeho niwo njyanira uwo rero uwo wampfiriyeho niwo njyaniringira. Hanyuma Imana y'amahoro itugirire neza, Kristo Yesu aturengere, Kristo Yesu atwiteho, kuko hari ibintu tudashaka, hari ibintu tudakeneye. Ntidukeneye inzara, ntidukeneye ibyago, ntidukeneye intambara, ntidukeneye umwuka mubi uwo ari wo wose. Niyo mpamvu nari mvuze ngo Imana y'amahoro iturengere, niyo mpamvu nari mvuze ngo Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro ituganze. Hanyuma ngo i Samariya hatera inzara, ngo inzara iba mbi cyane, abantu batangira kuryana. Mu minsi yashize nabonye ubuhanuzi buntera ubwoba bw'uko hagiye kubaho inzara, umugore n'umugabo bagatandukana, yuko hagiye kubaho inzara, abari inshuti bagasubirana, yuko hagiye kubaho inzara. Yo, Imana itugirire neza, Imana iturengere, Imana itugarukeho, kandi Imana ituganze. Nari mvuze ngo noneho munyemerere, hanyuma twinginga Imana, tuyihendahende, tuyibwire ngo Data, turabizi wemera guhendahendwa, turabizi urabyemera guhendahenda. Imana tuyibwire ngo Mwami mwiza, kuko wemera guhendahendwa, rinda igihugu cyacu, kirinde inzara, tanga imvura, tanga umugisha, turinde kurumbya, turinde ibyonnyi, rinda inzira zicamo ibyo kurya. Ubwo ni ukurinda imipaka, ahatanga amahoro. Nuko tubwira Imana ngo Mana, turi imbere yawe, niwe ushobora byose, niwe ufite byose, niwe ugena byose. Tubwire Imana ngo duhagarareho. Mwami Imana yacu, kandi so Mwami wacu Yesu Kristo, turasenze cyane, turakwinginze wera, turaguhendahenze, turakuguyaguye, turagusabye ngo niwumve iyi nzara mbi cyane, iyi nzara iteye ubwoba. Ntabwo tuyishaka, ntabwo tuyikeneye. Uwo yatanga ibyo kurya, tanga amahoro mu banyarwanda nk'uko wayaduhaye. Komeza utanga umugisha nk'uko waduhaye umugisha. Abacuruzi nibunguke, abakora mu zindi kampani cyangwa se mu bindi bigo, yaba ibigo bya leta, yaba ibigo by'abikorera, nutanga umugisha, nutange kunguka. Imipaka y'u Rwanda turayisengeye ngo nuhagarare, ngo nuhabe mwungeri n'abanyarwanda ndetse n'ibihugu by'u Rwanda, nubahe guhuza mu izina rya Yesu Kristo. Urinde ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyatuma imipaka ifungwa,
kugerwa mu izina rya Yesu Kristo, tukagerwaho n'ingaruka z'uko iyi mipaka ifunze mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho tugirire neza rero, natwe nidukomeza kugira amahoro, tugakomeza gutera imbere, natwe tuzagushima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dusengeye ubuyobozi bw'u Rwanda aho buva bukagera, ngo nukomeze ubane nabwo, nukomeze ubungura ubwenge. Arega aho tugeze n'ubwenge wabahaye, n'ubwenge wabunguye, n'ubundi ndasenze cyane ngo nukomeze ubungura ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umutekano w'u Rwanda ukomeze kugenda neza, ndetse n'iterambere mu Rwanda naryo rikomeze kugenda neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen, amen. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi neza y'Imana ibamurikire mwebwe mwese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen, amen. Niba kandi ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, nimero kuri subscribe, comment, like ndetse na share, kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibamugisha. Bye bye, shalom, shalom. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe, ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzana ibyishimo mu birori byose tuba